Someri my gandre elash. Ariko Imana ihimbazwe ko itanze ubuzima muri iri teraniro. Imana ihimbazwe ko ivuze ngo abantu bongere babeho. Imana iravuze ngo mwongere mubeho. Mwakira itangazo rivuye ku Mana. Tangazo malumu. Angiye ngo umwami yogeza. Tugire gutya duhereze Imana icubahiro. Biravuze ngo umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cya hehe cy'Ibabuloni, akira kogezwa mu izina rya Yesu. Hanyuma yuko warupfuye ariko akira kogezwa mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo ngere ubeho kandi wogejwe. Wogezwe mu kazi, wogezwe mu muryango, wogezwe aho ukorera, wogezwe aho utuye. Imana iravuze ngo akira kogezwa mu izina rya nde. Ayi urajya hehe? Mwarangije aravuga ati mpunze Sara mabuja. Iramubwira ngo ya gahunda ntago ari ugusubirayo, ntago ari uguhunga, kimirana. Ntago mwabyumva kereka umwuka yaje. Subirayo we. Sara nabakwanga ariko subirayo. Nagukunda subirayo. Nakwishimira subirayo. Nababara subirayo. Nimba nishaka izamwica ariko subirayo. Nduwiteka niko mvuze subirayo. Uyu ni umwanya wo gusubira ukongera ukabaho. Hari impamvu zatuma guhunga ukumva wanakwiyahura, ariko uzitangare uzibwire ngibeshaho yambwiye ngo mbeho. Dusenge. Hari ikintu wumvaga cyakubuzaga kubaho, kibwire Yesu. Kibwire uti dore itangazo ryavuze ngo mbeho, ariko nkubwije ukuri hari ibintu twaturana nkabona ntabayeho. Umujyanama ukomeye, data wa twese mwiza, asoreza mu ijambo ryanshimishije rivuga ngo ni umwami w'iki w'amahoro. Hanyuma Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo mu bintu mbasigiye nk'umutungo, yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Aravuga ngo kandi ayo mahoro mbasigiye ntabwo ari nk'ay'ab'isi bagira gute batanga. Aravuga ngo ayo mahoro ababemo. Muririmbyi aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntabwo agira akagero ntarondoreka, ngo ahubwo ajya ahumuriza abayafite, n'utayata ntabwo yayakurwaho. Ko n'ibitekerezo n'umutwe n'iki byose Imana urayifite. Ntukajye wifata nk'umuntu upfa kuko dutunze Imana idapfa. Nimba rero utunze Imana idapfa, ndagutangariza itangazo rivuga ngo aho wabonaga kugiye gupfa, Imana iravuze ngo yongeye kugusubiza iki? Ubuzima. Iravuze ngo gira gute baho. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Twumve uko havuze. Haravuze ngo 16 umurongo wa 6, Ezekiyeli aravuze ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Reka twongereho irindi jambo. Turasoma Zaburi y'124. Zaburi 124. Turasoma ku murongo waho wa 7. Ku murongo wa 7 haravuze ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Amen. Mwanyemerera tukongera ahandi hamwe. Danieli igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cyaho cya 3 umurongo wa 30.
Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 30 haravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadraka na Meshake na Bedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Amen. Ndagira ngo tuganire nkuko intego y'igiterane iri ivuga ngo ongera ubeho. Hanyuma kubaho bisobanuye iki? Ubundi birasobanuye ngo ni ubuzima bukomeza butarangira kubaho. Kandi umuntu kugira ngo abashe kubaho nuko bishingira mu kwizera kw'ibyo yabonye yanyuzemo, ariko bikamutera kumva ko ubwo ataguye hariya n'ahandi atahagwa. Yesu abivuga neza ubwo bashiki ba Lazaro bari bamusanze bamubwiye yuko Lazaro yapfuye, yababwiye ijambo rikomeye cyane. Arababwira ngo umuntu unyizera ntabwo ajya apfa. Aravuga ngo ntimuzi ko unyizera naho yaba yarapfuye azongera akabaho. Hanyuma nta muntu wizera upfa, kuko nimba Kristo yarapfuye ariko akazuka, naratangaye. Nimba namwita umuntu, niwe wenyine wabashije gupfa akizura, yarangiza akazura n'abandi. Mu buzima bwo kubaho muri Kristo Yesu harimo ijambo rivuga yuko umuntu wese wizera afite kuzabaho iteka. Munyikirize amen. Hanyuma natekereje ndavuga ngo ese kubera iki iri jambo rivuga ngo nkunyuzeho mbonye wigaragura, ariko ndavuga ngo ongera ubeho? Kuki uyu muntu abayeho hari ijambo rivuga yuko yarapfuye, kandi ko umuntu warupfuye birasobanuye ngo yarari nk'ahantu mu mpanga, abona ubuzima bwe burangiye, akabona undi muntu uza akamukura muri iyo mpanga, yarangiza akamusubiza hejuru akamubwira ngo ibyawe byari birangiye. Mu Giswahili baravuga ngo ni kuokoka, ni ukurokoka. Harokoka uyu muntu warupfuye n'ibyakamwishe byari bihari, anabireba bimwugarije, ariko nubwo yabibonaga hakaboneka irindi jambo rivuga ngo gupfa ko warupfuye ariko ntabwo ukigize gute. Igisobanuro cyo kubaho ni ukugira ngo kandi nanone utangariza abantu imirimo Imana yakoze ubwo wari umaze kwiheba ubona ko birangiye. Dawidi niwe wabivuze neza, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nge nzagira gute, nzarama. Aravuga ngo sukurama mzine gusa, sukurama kugira ngo nge nkwana narye, ahubwo ngo ikineye kurama ubuzima bwanjye bugakomeza. Ngo ni ukugira ngo ngende mbwira abantu abari bazi ko bapfuye, narangiza nkababwira imirimo y'Imana, nkababwira ko ibyo babonaga yuko bibegereje urupfu ruhari, nkababwira ngo nanjye nari mpfuye ariko uhereye none ndatangaza ubuzima. Amen. Uyu Ezekiyeli numwe mu bahanuzi bavugwa kandi bakavugwa neza. Bibiliya yose iyo ufashe umuzingo w'igitabo cya Bibiliya, kubera ko ntago Bibiliya kugira ngo ibeho buri muntu wari we wese yagombaga kuba afite igitabo cyiwe yanditse, ariko baza kubihuriza hamwe byitwa Bibiliya. Uyu Ezekiyeli rero yari umwe mu bana bavuka mu batanzi,
ageze igihe nawe aza kuba umutambyi ariko aba n'umuhanuzi, kubera yuko bavuga ko yakundaga kuba ku gicaniro cyo mu nzu y'Imana mu gihe cyo kunyagwa kw'i Yerusalemu. Ubwo banyagwaga bajyanwa i Babuloni, banyazwe mu gihe cy'imyaka 587 mbere y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe nibwo igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli cyagerageje kwandikwa, atangira kuvuga kugeza muri 597. Abivuga muri ubwo buryo. Iyo urebye usanga igitabo cyiwe cyaragaruraga abantu, cyongera kubakumbuza gusenga Imana yitwa Ishobora byose, kandi abahugura ababwira ngo mumenye neza yuko ibi murimo murigira. Yababwiraga ubuzima barimo none, ariko akababwira n'ubuzima buzaza, kuko Yeremiya yari yarabihanuye nawe arabivuga. Aravuga ngo nuko rero nimukomeza kwitwara nabi muzaba abanyage imyaka 70, mujyanwe mu gihugu cy'ubunyage. Ariko aravuga ngo muzagaruka ku ngoma y'uwitwa Aritezaruzi ari we Kuro. Hanyuma muri uku kugaruka rero baranyazwa ari benshi, banyagwa hagendamo abantu ibihumbi n'ibihumbi, kuko Ezekiyeli yari afite umugore we, bari batuye ahantu bitwa ku mugezi Kebari hafi y'i Babuloni. Hari hateraniye abantu benshi bari baranyazwe, nabo babaga hafi y'uwo mugezi. Igihe kiragera Imana yibuka isezerano yagiranye nabo, kuko bagezeyo bamwe mu bahanuzi bakajya bavuga ngo turataha ejo, abandi ngo tuzataha icyumweru cyiza, ariko bakirengagiza ko Imana yavuze imyaka 70. Uyu Ezekiyeli yajyanye n'aba basore batatu, uwitwa Ananiya, Azariya na Meshayeli ndetse na Beruteshazari, aribo Sadraka, Meshake na Abedenego ndetse na Daniyeli. Aba baragenda, hagendamo n'uwitwa Nehemiya, hagendamo n'uwitwa Ezira, hagendamo n'abandi benshi banyazwe. Icyo gihe Ezira yari umwanditsi w'ibyabereye mu nzu y'Imana. Hanyuma rero uyu we yari umutambyi Ezekiyeli. Abandi bose abahanga bavuga yuko mbere yo kugira ngo ba Sadraka, Meshake na Abedenego bange kwifatanya n'igishushanyo umwami yakoze, babanje kujya kubaza Ezekiyeli. Baramubaza ngo mbese ibi bintu tubyemere cyangwa ntitubyemere? Arangije arababwira ngo ntimubyemere, uko byagenda kose Imana twamenye. Arababwira ngo muhumure, yabasha kubakiza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Hanyuma baragenda bigurutse itegeko ry'umwami. Umwami arababaza ngo mbese nimwe mwabyitumye? Ariko bavuga ijambo rikomeye cyane, baravuga ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Baravuga ngo kuko nimba ari iby'Imana yacu. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Baravuga ngo kuko nimba ari iby'Imana yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza nta cyatuma twubararira igishushanyo cyawe wakoze. Ngo bumva bagize iryo shyaka n'imbaraga zo kunamba ku Mana, kuko bazi yuko ariyo yica yarangiza ikagira gute? Ikakiza. Kwa 740 mbere y'ivuka rya Yesu ahanura mu bice bigera nko kuri 4, ariko ageze mu bice 3 umurongo wa 10 aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ageze mu 9:5 avuga uwaje kuduhesha ubuzima bwo kubaho. Aramuvuga neza, aravuga ngo twahawe umwana w'umuhungu. Aravuga ngo azitwa igitangaza, umujyanama ukomeye, data wa twese mwiza. Asoreza mu ijambo ryanshimishije rivuga ngo ni umwami w'iki? W'amahoro. Hanyuma Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo mu bintu mbasigiye nk'umutungo, yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Aravuga ngo kandi ayo mahoro mbasigiye ntabwo ari nk'ay'ab'isi bagira gute? Batanga. Aravuga ngo ayo mahoro ababemo. Muririmbyi aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be
ntabwo agira akagero ntarondoreka, ngo ahubwo ajya ahumuriza abayafite, n'utayata ntabwo yayakurwaho. ngo none uwiringira Imana yiringire ntazabura amahoro meza atagira gute, adashira. Ageze muri 49:15 aravuga ngo mbese umubyeyi yakibagirwa umwana we yonsa, ntababarire n'uwo yibyariye? Ariko ageze aharisubiza aravuga ngo icyo akora birashoboka, ariko Uwiteka aravuga ngo ariko njye Uwiteka ntabwo nzabibagirwa. Ageze muri 57 arahanura aravuga ngo kuko umwami Imana izagira gute, nicyo gituma, aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi ko nazakorwa n'isoni kuko unsindishiriza ari hafi yanjye. Burya ibyakatumwaje byari bihari, ibyakatwishe byari bihari, ugendana nabyo birakwegereye, muraturanye, ariko mukebukira umubwire ngo Imana yagutabaye cya gihe, n'uyu munsi yanze yuko umwara, yanze yuko ukorwa n'isoni, yanze ko bakwishima hejuru. Ababyakiriye banyitabe haleluya. Abantu benshi ntabwo bajya bishimira yuko tuva mu buzima turimo ngo tugere ahandi, ariko Imana yo yaravuze ngo muhumure, n'ibikomeye biriho ubu mwebwe nzabaterura, nindangiza kubaterura sinzabarekeraho. Iravuga ngo ahubwo nzahita ngira gutya bashyire ku mugongo, kandi kubashyira ku mugongo si ibyo gusa, ngo Imana izazana n'agashuka idushyireho. Imana ijya idushyiraho agashuka, abantu bakagira ngo ni twebwe turi kugenda, ariko ari Imana iri kugenda imbere yacu, twebwe turi mu mugongo w'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo turi ku mugongo w'Imana ntacyo tuzaba. Abantu Imana yahetse batere haleluya. Imana nyiri humure itanze itangazo, iravuze ngo twongere tubeho. Ubundi twese dufite icyo kuvugira imbere y'Imana, kubera yuko twari dupfuye, ariko Yesu wacu aduhereza ubuzima. Birutse kubwira abantu, ndababwira ngo mujye munezezwa n'iri zina rya Yesu. Nibuka nda ahantu hamwe nari iyo ngiyo za Uganda, nageze y'ubuzima burankubita kweri, kandi nari najyanye amafaranga, ariko amafaranga ashize numva yuko biri ngombwa ko ndi bujye kugura nivo, nkagura n'umwiko, nkagura n'ikamba, narangiza nkajya kubaka kandi ntarabyize. Ndagenda ndabyiga, rimwe na rimwe abantu bakambwira ngo gwino duterera urugi, ntabyo nize, nkagenda nkarutera umunsi wose, nagera naba ngeze kurusoza nkasanga aho narukingiye niho rwari gukingukira, nkongera nkarukura, nkongera nkajya kurutera, noneho nkasanga nanone ndurangije mvuga atayange ndayariye birarangiye, nkasanga nanone aho narukingiye niho rwagombaga gukingukira. Umunsi umwe umuntu arambaza ngo uzi gutera irangi, ati ndabizi. Mbizi se nabibonye hehe? Ariko mureke mbabwire, hari ubuzima bwari bunatwishe, mujye mubivuga, hari n'ubuzima bwari butumereye nabi, ariko aho tugeze reka tuzamurire Imana icyubahiro. Yo, umuntu arambwira ngo nterera irangi, azana ubujerekani 3 gutera muri saro gusa, kumbi ntago nari nzi yuko irangi rifata ari uko ryumutse. Ndabutera nkabona wapi gufata wapi, ndamubwira ngo zana ubundi 3. Ndazana nabwo ndabutera burarangira, ariko nsoza mbona inzu wapi daca, kuko navuye mubwira ati ubu rero ubona ni gutya bijya bigenda, ni gutya inzu nyine bayisiga ikabiraka. Nkajya mubwira turabona yuko imurika. Muri icyo gihe ndavyibuka, twari turi ahantu za Kibuye Bugande, ndangije kwigisha, umudamu umwe araza arambwira ngo gwino usuhuze, ngo gwino ujye kunsengera mu rugo.
mbisaba abayobozi, ndagenda njya gusenga. Ngeze aho kugira ngo aze dusenge muri saro, arangije ahita yikata ajya mu cyumba ansiga muri saro, araterekera anyoherereza ingata muri saro. Anyoherereje ingata, ndangije ndavuga ese ngiye kuganira n'ingata, ijwi riransanga rirambwira ngo wowe tokesha uvuga mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mujye mukundira izina babarokoremo. Mbikora inshuro nk'eshatu, mbona yangata irakase isubirayo, ikubita rwa rugi musanga mu cyumba barwana iminsi 2, nge nahise maguruka ndagenda. Nyuma y'iminsi 2 yahise imutsinda aho ngaho, murumva ko nanjye nari impfuye. Ijwi riransanga rirambwira ngo urwishigishiye ararusoma, ngo nagira ngo nkwereke yuko hejuru y'imbaraga zibikurwanya, hejuru y'imbaraga zibinesha abantu hari imbaraga zanjye. Abantu bizera imbaraga z'Imana banyikiriza. Haleluya! Gupfa ko twari dupfuye, gupfa ko twari dupfuye, ariko ongera umuhereza iryo tangazo umubwire ngo ongera ubeho, ongera ubeho. Imana irabitangaje, iravuze ngo ongera ubeho. Batabishaka iravuze ngo baho. Abarozi batabyemera iravuze ngo baho. Abadayimoni batabishaka iravuze ngo baho. Imana iravuze ngo urugo rwawe nirubeho. Imana iravuze ngo abana bawe nibabeho. Imana iravuze ngo umuryango wawe nubeho. Imana iravuze ngo famiye yawe nibeho. Imana iravuze ngo igihugu cyawe nikibeho. Imana, ariko abari hano, haleluya, ongera ugire gute? Ubeho. Nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ntawo kukuvuga neza, ntawo kukurengera, banko ntabufite, nabufite nabo ni nka babandi bose. Urebye mu miryango ubona wapi, hirya no hino ukabona nta buzima bwo kubaho, ariko Imana iravuze ngo ongera ubeho. Ibi ndabikunze. Hanyuma Bibiliya yaravuze ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Naje gutekereza muri iki gihe, Hezekiyeli anyagwa ndetse akajyana na bagenzi be, byageze ku rwego rwaho babona yuko bidashoboka, yuko bazongera gusubira i Yerusalemu, barangiza bakongera bakabaho ubuzima bwiza. Kuko abari babanyaze, burya umuntu wese ukunyaze burya ntabwo aba kwifuriza ibyiza, burya ni urupfu. Kuko iyo akunyaza gukoresha akazi k'uburetwa, warangiza ukageza ku rwego rw'ako kazi ari kugukoresha akakunaniye, warangiza ugapfira mu buretwa bwiwe yagushyizemo. Ariko ngo aba bahungu Saduraka, Meshake na Abedenego babyitegereje, babona yuko atari ngombwa yuko iri tegeko ry'umwami bari buryemere. Naratangaye, ntangazwa n'ukuntu ngo babashyize mu itanura ry'umuriro, ngo kubera yuko aba bahungu bari biringiye Imana izura, bari biringiye Imana itanga ubuzima, bari biringiye Imana ibeshaho, bari biringiye Imana ifata ibintu ikahamagara mu mazina y'ibipfuye ikabiha ubuzima. Ngo barayiringira, baravuga ngo mu gihe abandi bo bamaze gupfa direct, twebwe watwibeshyeho. Ubundi abantu bizera Imana batandukanye n'abatizera Imana. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya. Ubundi umuntu utizera ni injiji, kandi ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ngo ibyo ngibyo utareba, ngo abakera babyizeraga biri kure, ngo barangiza ngo bakabyishimira, ngo ariko ino bakavuga ngo twebwe turi abashyitsi n'abimukira. Ubundi ngewe urwego mbaho ntago nge mbino, ngewe mba mu ijuru nkakorera ino. Kandi kenshi ahantu umuntu akorera si harara. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo hari igihe tuzirirwa ino ariko nitugire gute?
kandi hari igihe tuzarara ino ariko ntitugire gute. Aha, ubwo tuzaba turi gukora mu mashifuti. Ni ukuvuga ngo nimba twebwe dukorera tuba mu ijuru ariko tukaza gukorera inakazi, ni ukuvuga ngo hari igihe habaho shifuti y'amanywa hakabaho na shifuti ya nijoro, kubera yuko ahantu umuntu yagiye mu kazi ntabwo ari harara, ahubwo iyo yagiye mu kazi arataha. Hanyuma rero ibyo binyemeza yuko ngewe isi yose aho iva ikagera ndayiruta. Tugire gutya bari hano. Nimba Imana yicara mu ijuru ikarambya mu isi, birasobanuye ngo nta handi hantu Imana ishobora gukwira yose. Ariko umva ukuntu isi wowe uyiruta. Imana yaravuze ngo nzatura muri wowe, nindangiza ngendere muri wowe. Ni ukuvuga ngo ubugendana Imana n'amaguru n'amaboko n'ibitekerezo n'umutwe n'iki byose Imana urayifite. Ntukajye wifata nk'umuntu upfa kuko dutunze Imana idapfa. Nimba rero utunze Imana idapfa, ndagutangariza itangazo rivuga ngo aho wabonaga kugiye gupfa, Imana iravuze ngo yongeye kugusubiza iki? Ubuzima. Iravuze ngo gira gute? Baho. Ngo aba bahungu ngo bigurikije itegeko ry'umwami, ngo barabafata ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro, kandi mutagira ngo itanura ntiturigeramo. Ariko dufite umuntu uturokora, dufite umuntu udukura mu rupfu, dufite umuntu udukura aho byari birangiye. Umuntu wa kane burya abana natwe, ntabwo ari ngombwa yuko dupfa kandi uwa kane turi kumwe. Nimba gupfa byari bihari, ndagira ngo ujye uzamura kwizera, utangariza ibintu wabonaga ko byashakaga kupfa, ubibwire ngo ntago nyipfuye, ngewe ubuzima buracyakomeje, sinzapfa ahubwo nzagira gute? Ngo baragenda ngo bajya mu itanura ry'umuriro. Ngo abifuzaga yuko ngo bapfa muri iki gihe, umwami ngo nibwo yabonye Yesu Kristo ari kumwe nabo mu itanura ry'umuriro. Ngo arangije ngo arategeka aravuga ngo jyewe natayemo batatu, ngo ariko mbonye n'undi wa kane. Aravuga ngo nuko rero nimugende mubakuremo. Ngo bagiye kubakuramo, ngo baraje bakivamo, ngo ariko ibirimi by'umuriro ngo bihita bisingira bari babatayemo. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu ukoranye nabyo Remize. Ese ko mutanyumvise? Hari ibintu mugiye gukorana ihererekanya, mwarangiza ibyari bizi yuko wapfuye, ahubwo Imana iravuze ngo ibyashakaga yuko upfa, Imana iravuze ngo igukuye mu muriro iguhaye ubuzima. Imana iravuze ngo igukuye mu muriro iguhaye iki? Ubuzima. Baraza umwami nibwo yatanze itegeko rikomeye, yaravuze ngo nta yindi Imana ibasha gukiza bene aka kageni. Aravuga ngo undi wese uzumvikana asenga Imana itari yawe, aravuga ngo azatemagurwe, ngo cyangwa urugo rwe ruhinduke icyavu. Hanyuma imvu ya rero iyo umuntu amaze gukira, umva icyo bisobanuye. Umva umwami itegeko ararihindura, ahita avuga 3:30, aravuze ngo ibyo bishize, ibyagaragazaga yuko urangiye, ngo umwami yogeza. Tugire gutya duhereze Imana icyubahiro. Biravuze ngo umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cya hehe? Cy'i Babuloni. Akira kogezwa mu izina rya Yesu. Hanyuma yuko wari upfuye ariko akira kogezwa mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo ngera ubeho kandi wogejwe. Wogezwe mu kazi, wogezwe mu muryango, wogezwe aho ukorera, wogezwe aho utuye. Imana iravuze ngo akira kogezwa mu izina rya nde? Rya Yesu. Ndabona mumeze nk'abantu bashaka gutera haleluya. Imana ihimbaze. Munyikirize Imana ihimbaze. Dawidi yandikiye Zaburi y'amazamuka, yaranditse avugamo ijambo rikomeye cyane nakunze. Zaburi 120 niho yahereye. Yaravuze ngo mu mubabaro
umubabaro wanjye natakiye Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka aransubiza. Arandika aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Aravuga ngo gutabarwa kwanjye nta handi guturuka, ngo guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'iki n'isi. Agera mu 122. Aravuga ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Nibajya bababwira kuza mu nzu y'Imana mujye munezezwa n'ibyo, kuko Dawidi yarabivuze ngo naho nasanga urusengero rukinze, ngo nkunda kwihagararira gusa ngo ku muryango w'inzu y'Imana. Ngo ibyo byonyine ngo bindutira ngo kuba mu mahema y'abakomeye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ageze muri Zaburi 123 umurongo waho wa 3 yaravuze ngo utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Aravuga ngo kandi imitima yacu yahaze gukobwa n'abibone bagifite inkovu mu mitima yabo. Ageze muri iyi twasomye 124 arandika aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo twari dupfuye, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, ngo ahacu haba haribagiranye, ngo isuri iba yaradutembanye rwose, ngo amazi aba yaratembanye ubugingo bwacu, ngo ahacu haba hariba. Ariko ageze ku murongo wa 6 aravuga ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Aravuga ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Aravuga ngo ikigoyi kiracitse natwe tuvamo tugira gute? Turakira. Imana ndagira ngo uhanurire uwo muntu muri kumwe umubwire ngo acira ubuzima ikigoyi kiracitse. Mubwire ngo ikigoyi kiracitse, kibi cy'uburwayi, kibi cy'amadeni, icyo cyari kukwica, icyayi cy'abarozi, ikibiguhiga, ikibikurwanya, ibyakurebaga nabi. Imana iravuze ngo ikigoyi kiracitse. Ababyakiriye bahaguruke bazamure haleluya. Ikigoyi kigize gute? Kiracitse. Kandi natwe tuvuyemo tugize gute? Turakira. Ongera ubeho mu izina rya Yesu. Navuze ngo ngera ubeho mu izina rya Yesu. Itangazo riturutse ku Mana riravuze ngo baho ubaneho n'abawe n'abana bawe n'imiryango yawe n'ibyo wakoraga byose, itorero ryawe n'igihugu. Imana iravuze ngo baho. Abantu babyakiriye bahaguruke dusengane Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Munyikirize haleluya. Twongere haleluya. Tela someri maigandre elash. Ariko Imana ihimbazwe ko itanze ubuzima muri iri teraniro. Imana ihimbazwe ko ivuze ngo abantu bongere babeho. Imana iravuze ngo mwongere mubeho. Mwakira itangazo rivuye ku Mana. Tangazo malumu. Iravuze ngo mwongere mubeho. Haleluya. Tavyibuka ko nari impfuye. Nawe ubyibuke wari upfuye. Mama cyagihe buryo uri kwiseta wari ugiye birangiye. Papa wari usigaye wenyine. Papa na hahandi wari upfuye musore mukobwa byari bikurangiranye. Ariko Imana iravuga ngo nubwo nta muntu kwitayeho, wibuke wa mwaka, wibuke cyagihe, wibuke cya cyumweru, wibuke wa munsi. Ubyibuke ubikurure bigeze uyu munsi. Urebe ukuntu Imana yongeye kuvuga ko hari ibintu nanone itesheje agaciro, ikaba yongeye gutangaza itangazo rivuze ngo ngera ubeho. Uburwayi si ubwo kukwica, Imana iravuze ngo itanze ubuzima. Muzamura ibiganza mugire gutyo. Ndifuza yuko muzamura ibiganza abantu babifite, kuko isengesho ngiye gusenga ni isengesho nawe ubwawe wisengera, kandi rivuga ngo nongeye kwakira ubuzima butandukanye n'ubwo Satani yashakaga kombamo. Nakiriye ubuzima butandukanye n'ubwo isi yashakaga kombamo, ahubwo uhereye none ubuzima bwanjye burahindutse. Imana iravuze ngo ubwo wari upfuye ariko iguhaye ubuzima. Abantu bakiri imbere y'Imana munyikirize haleluya. Tugiye gusenga. Belazo di maigandre. Kika someni ma ela drowi dini ma instance ki de ma fo elange. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Izina ryawe rihimbazwe Mana.
izina ryawe rihimbazwe Mana, ko wururukije ingabo zije gutanga ubuzima bushya, ko wururukije marayika uje gutanga ubuzima bushya. Bikaba bimenyekanye yuko muri iki cyumweru twongeye kubaho nubwo Satani atabishakaga, twongeye kwakira ubuzima nubwo Satani atabyifuzaga, ariko ijuru rikaba ryanzuye ko tugiye kubaho, tukabaho tutabisaba inkunga, tukabaho tutabisaba ubuzima, ahubwo ubuzima tububoneye muri Kristo Yesu. Kandi nta muntu ushobora kutwambura icyo Imana iduhaye, kuko Imana niyo itanga ubuzima. Ubwo abantu babonaga ko birangiye, ariko twakiriye kubaho. Muzamure ibiganza byanyu dusabe ko butanze ubuzima muri iri teraniro. Reka tugukomere mu mashyi tugushimire, impundu zikuvugirizwe kuko uri umwami, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Vuga ati ndaguhunze, wenda nzagwe mu nzira ngenda. Haribeshaho, haribeshaho. Nta gisaba uruhushya rwaho imbesha, nta gisaba uruhushya rwaho intuza, nta gisaba uruhushya rwaho inshira. Ubishaka utabishaka ndahaba. Iramubwira ngo Hagari muja wa Sarayi urajya hehe? Mwarangije aravuga ati mpunze Sara mabuja. Iramubwira ngo ya gahunda ntago ari ugusubirayo, ntago ari uguhunga, kimirana. Ntago mwabyumva kereka umwuka yaje. Subirayo we. Sara nabakwanga ariko subirayo, nanagukunda subirayo, nakwishimira subirayo, nababara subirayo, nimba nishaka izamwica ariko subirayo, n'Uwiteka niko mvuze subirayo. Uyu ni umwanya wo gusubira ukongera ukabaho. Hari impamvu zatuma guhunga ukumva wanakwiyahura, ariko uzitangare uzibwire ngibeshaho, yambwiye ngo mbeho. Dusenge. Hari ikintu wumvaga cyakubuzaga kubaho, kibwire Yesu, kibwire uti dore itangazo ryavuze ngo mbeho, ariko nkubwije ukuri hari ibintu twaturana nkabona ntabayeho, ndashaka ko umpa imibereho, ubuzima bugatungana. Byumvwa na bake ndabizi, ariko ababyumva dusenge. Ntago sindi ubabwire ngo turasengerwa na runaka. Nta muntu n'umwe hano wanditse mu irangamuntu y'undi, buri wese yiyiziye. Ibibazo byawe ntuze gutekereza ko hari undi bishishikaje. Niba nawe ubwawe uri umunebwe kuri byo, ntago ari bye biri bushishikaze, ni wowe wenyine. Ubu rero tugiye kwibwirira Imana ibintu bitubujije kubaho, bitubangamira tukumva niyo twaba tuzamuka duhumeka, ariko ubuhumekero busa n'uburwaye kubera impamvu dufite. Iyo mpamvu aba ariyo wereka Uwiteka. Ese muranyumva neza? Muranyumva? Hari umuntu wajyanye umwana we ngo yararwaye igicuri, ngo kiramukubita hasi. Yesu ngo aramubaza ati ariko mbwira yafashwe ryari? Atakivuka. Bwira Yesu ahantu byaherereye umwuka, ahantu byakuzingiye bika hanyuma ubundi nibyo tugiye gukora. Nutirwanaho urabeho. Reka twise wagize amahirwe uraza ngo nitugusengere, nutisengera urorere. Maze rero dutangire dusenge. Ni iminota 10 tugiye gusengamo, oya asigaye 7. Ni 7 tugiye gusengamo. Mwanyumvise neza? Ingahe? 7. Ubwo mukanya ndabona abasinzira, mbona abayura, ariko bose muri gahunda zabo n'ibyabazanya bari byo mukora. Muranyumva? Aleluya. Ikintu cyakuzanya bari cyo ugira gute ukora. Niba waje kurebera, uhagarara ujya ushaka hirengeye, urebera uko abapanikote basara. Ubu twe twararangije n'ubundi ntacyo turamira, no guhomera yonkeje ni hahandi hacu. N'ubundi byararangiye, nta buzima dutegereje kandi nitwifuza no gukira. Burya ibyago by'umusazi bya mbere no gukira. Reba ahantu wanyuze nawe wambaye ubusa, ubwo urebe niba wahanyura uko byagenda. Ariko iyo ukomeje ugasara n'ubutahura hanyura, ntacyo bikubwira. Twikomereze gahunda rero, ibyacu nuko bibayeho, ntacyo bidutwaye. Abakize ni mukira, muzagira isoni zaho mwanyuze mbere, ariko dukomeje urugendo. Haleluya. Dusenge rero. Mana turi imbere yawe, mbere yawe niho turi, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abakobwa n'abahungu, ubwoko warose, babandi watoranije ukabahamagara ukabavana mu bandi,
mu rubyaro rwawe, utunyuzeho twigaragura mu ivata, utunyuraho ntawe utureba neza, utunyuraho twanduye, utunyuraho dusebye, utunyuraho tumwaye, tunyuraho nta byishimo, tunyuraho nta mahoro, tunyuraho tuguwe nabi. None Mana, turi imbere y'amaso yawe. twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turarukira, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turarukira, tubonera amahoro, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro. Mu nzu y'Imana hari ibyiza, mu nzu y'Imana hari ibiruhura umutima, mu nzu y'Imana hari ibyiza, mu nzu y'Imana hari ibiruhura umutima. Twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turaharukira, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro, tubonera amahoro, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turaharukira, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro. Amen. Mu nzu y'Uwiteka hari byiza bidashira, iyo tuhageze twumva twebwe tuguwe neza. Kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe biturutira kuba hanze myaka ibihumbi. Mu nzu y'Imana ni heza, mu nzu y'Uwiteka hari byiza bidashira, iyo tuhageze twumva twebwe tuguwe neza. Kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe biturutira kuba hanze myaka ibihumbi. Mu nzu y'Imana ni heza, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turaharukira, tubonera ibyishimo, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana turarukira, twageze mu nzu y'Uwiteka Imana tuhabonera amahoro. Nimuze murebe, nimuze murebe Yesu agira neza, nimuze murebe neza, 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 nimuze murebe Yesu agira neza, nimuze murebe neza. Amen. 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 Haleluya! Ineza ya Yesu niyigenda iducumbagira.
nziza tukaba tugeze aya magingo. Nawe yageze iwawe burya ndumva afashijwe n'Imana. Nawe yageze iwawe. Amen. igihe kirageze n'ukuri kirasohoye abana b'Imana bagiye kubabazwa ariko nimuhumure nyuma y'uko kubabazwa Yesu azaza atujyane turuke igihe kirageze n'ukuri kirasohoye abana b'Imana bagiye kubabazwa ariko nimuhumure nyuma y'uko kubabazwa Yesu azaza atujyane turuke igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza. Haleluya, 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 haleluya. Niyo usenga buryo buri gukora ndagira nkubwira ngo uzataha kandi azakwakira. Bakozi b'Imana nimuhaguruke dukorere ijuru nk'abagiye kuritaha vuba twe kwita ku magambo batobiya bavuga dutumire nyir'ijuru kuko niwe uzaduheza. Bakozi b'Imana nimuhaguruke dukorere ijuru nk'abagiye kuritaha vuba twe kwita ku magambo batobiya bavuga dutumire nyir'ijuru kuko niwe uzaduheza. Bakozi b'Imana nimuhaguruke dukorere ijuru nk'abagiye kuritaha vuba twe kwita ku magambo batobiya bavuga dutumire nyir'ijuru kuko niwe uzaduhemba igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza Igihe kirangiye igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi yemwe kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza. Haleluya, haleluya. Amen. Nubwo turuswa ariko tuzataha. Amen. Ndabona amagare menshi cyane amanuwe aje gutwara abageni bose bari maso bambutse Yorodani ngo bariya baratashe bagiye guhembwa kuko batsinze urugamba. Ndabona amagare menshi cyane amanuwe aje gutwara abageni bose bari maso bambutse Yorodani ngo bariya baratashe bagiye guhembwa kuko batsinze urugamba. Ndabona amagare menshi cyane amanuwe aje gutwara abageni bose bari maso bambutse Yorodani ngo bariya baratashe bagiye guhembwa kuko bishimwe. Ndabona amagare menshi cyane amanuwe aje gutwara abageni bose bari maso bambutse Yorodani ngo bariya baratashe bagiye guhembwa kuko batsinze urugamba.
igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati muruhuke mwakoze neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. naza n'umunezero naza naza irembo ryera TV irembo ryera TV